mfite nkaheraho wa muginga gusa musunde nibiki wakuzana kuba ibintu by'ibishino nibiki wa muginga ibyo bintu yanga buri kantu ngo niyo mpamvu yaje ngarahimba no nanjye ni inkuru natohoje nyizanya hanga kugira ngo atazagira umuntu uvuga ngo ngewe ninjye wayihimbye. So uwitwa buri kantu aragenda yakumusundi awakira mu cyumba, amaze kuwakira mu cyumba ngo barawumwima ati none nibuwunyimye mpereza inote ya 5 yo kuba narakubwiye ko nzagufasha mu bijyanye no kukuzamura. Ubwo buri kantu yamaze kugerayo nawe asigaye akabanda amafaranga yo kubazamura, wabyanga ukamuhereza umusundi. Nuko bimeze. Ubwo noneho ahita avuga ati ari na gahunda nari mfite ntango nshaka ko muyinyicira mu gihe ukiri murabitekerezaho, reka mite ngufungira na direct agira akagereza mu rugo ahantu atuye. Scovia niwo bivuze neza aravuga ngo mu Nyakabanda. Ntago mbizi yari bari mu Nyakabanda ariko nanjye mbikesha Scovia yavuze ko ngo ahantu mu Nyakabanda. Ubwo buri kantu muri gereza ye pa bashyizemo wa mwana w'umukobwa wamwimye ahita amufungirana. Murabizi namwe ebana inzego z'umutekano ziba ziri hafi aho ngaho direct. Buri kantu abahungu ba Dr. Murangira Bitsiyeri bahise bamugwaho tayari kuko abana barahamagaye baravuga bati ariko rero twebwe ahantu turi tumeze nk'abashimuswe. Abahungu ba Murangira babikojeje basanga ko abana bashimuswe, nibwo guhita bafata nde buri kantu baramufata bamujyana hehe, bamujyana buri kantu. Man ngiye ndababaye man kuki muri showbiz muri kuzana ubugoryi man ndabizi turi hasi ndishobora kuvuga ijambo ngo rishyike kure, ariko man bake bazabyumva basi muzakoresha bimushyikeho man. Ni gute umuginga nimba ari n'umusore nimba ari n'umugabo, nimba ari n'umusore nimba ari n'umugabo, nushaka unyumve nawe niwo ndi kubwira gasuku niwo ndi kubwira man. Umuntu w'umusore nkawe numva ngo ngumesera ngagacecuru kahe ngo ko muri Amerika ngo reka ko guha amafaranga niki man. Ubwo bugoryi bureka man, ayo magambo buvuga tameshe. Wakubaza umusundi cyari cyo wagisobanura umusundi cyari cyo muri showbiz man, muri kutwicira abana man. Umusundi wa wabisobanura ibyo bintu wamuswa subiza naho abakaturebereye ngiki man. Kuki showbiz muri kuyangiza man man, kuki muri kuyangiza? Urifata ukajya kubwira ngo uri nguni ngafite gereza wa mujya warayibonye wambwawe warayibonye wagiyeyo ngo hari umuntu waguhaye amakuru, uwo muntu waguhaye amakuru bamuzanye wamwerekana subiza. Bavuze umuntu waguhaye amakuru wamwerekana man. Kuki mushaka kwica izina man urifata ugasebya mugenzi wawe ngafite gereza mu rugo wamuginga ngo yamusabye umusundi nibiki subiza. Banyarwanda mwe mudukurikiye mu musundi nibiki byo ambaye amagambo bavuga atameshe wajya ngo kimeze nk'ingurube man. Wavuze ko uri n'ingurube man, ahubwo nta nubwo uri ingurube wambwa, uri ingurube hagurenze n'ingurube. Nimba n'ingurube muginga gusa mva gasuku weyo gasuku witwangiriza abantu uvuge amagambo atameshe. Kuri umusore cyangwa umugabo wazanye kotete nzima wa muginga ukareka kuzana kotete z'ubugoryi man. Niho utumye mvuga ubundi sinajyaga mvuga man, ariko ubu nabaziye mu ubwo bugoryi muri kuzana muri showbiz man. Mubishyire hasi man, sindi hejuru man. Urumva ngiye sindi hejuru pe man, nta n'ibintu mfite birenze man, nta n'ijana, ariko gatonya mfite bro nkaheraho gato mfite nkaheraho wa muginga gusa. Musundi nibiki wakuzana kuba ibintu by'ibishino nibiki wa muginga ibyo bintu nibiki gasuku wa man. Kuki ariko nkamwe mureba showbiz man, kuki mudakurikirana man ngo nkamwe mutureberera man. Ariko kuki mutuza munsubize, kuki mutuza
mumbwire kuki mutuza mani mani wowe ifate uvuge ngo baguhaye amakuru uwo muntu waguhaye amakuru ngo yamujyanye mu cyumba amwaka amafaranga akazamuzamura wari ufite record wowe ujya kubirikodinga ku buryo wose ukabitangaza ku kinyamakuru wamuginga wari ufite ikinyamakuru wowe wari ufite kamera cyangwa warabafotoye ariko mwagiye muri ku bugoryi mani wajya ure ku bugoryi ubyibushye udatekereza ubundi wowe uratekereza mani subiza wowe uratekereza wamuginga ubyibushye ngo udatekereza gasuku mani mwitonde leta nayo ibirebe aya magambo muri kuvuga muri showbiz ntabwo ari gufasha abana bacu mani ni gute umwana wanjye azakura yumva iryo jambo ubundi reka nkubaze wowe ukurikiye kino kiganiro kera umwana w'imyaka 10 urumva wamurarazaga na mushiki we w'imyaka 15 ntihagire ikiba ngaho uzabitushuye munsi kubera ubwo bugambo gasukuyirwa avuga uzabigerageza mwana mwagiye mureka mwana muri kwicira amazina muri kwica hazaza hacu mwana dukeneye gutunga umuryango ntabwo tugiye gutunga ubugoryi mwana ubundi wowe leta yagukurikiranye ubundi hari aho utandukaniyeho no gufata ku ngufu mwana ubwo isiko dufata ku ngufu n'amagambo uba ufite wamuginga mwangiza abana mu mutwe weho mani turaciriritse ariko mani tugomba kuvuga mani tukavuga bakenya babyumva ariko bagakora shaka bakabyumva mani muginga gusa mani ibyo bintu ntabwo ari sawa nawe ugerageza gukurikira kino kiganiro mani ugerageza iyo ngegera mani ivuga amagambo atameshe mani ibimushika wa mani gerageza basi mushika wa muginga uvuga amagambo atameshe ubyibushye basi umva ushaka kuvuga ngo useka umugabo ngo iki mani ibyo bintu ntabwo ari byiza gasuku hindura mani ushobora kuba atari njyewe bikubwiye njyenyine mani ariko brother hindura content ibyo bintu ntabwo tubishaka hindura content ubwo bugoryi buri muri showbiz umva hindura content n'ibyanga banyarwanda mwebwe munkurikiye mwebwe murankurikira murareba kino kiganiro nawe wicaye ugikurikiye urumva nundi wese uzakireba niyo ya myaka 2-3 inu uzakireba kino kiganiro man iyo sura ntabwo ari nziza man mureke ubugoryi man mureke ubugoryi amagambo iyo ni kote ngambwa umva man bana yisi nijo ngambwa mbwira amagambo gasuka vuga mbwira ijambo ryakubaka man uhari ijambo wavugaho gasuko wari kubaka umuntu bitewe n'ubugoryi uba wifitiye irihe jambo se man guta umuntu man mudatu man ariko nje ndababaye man ndabizi ncisha make mvuga iki n'iki ariko ni mubyumva man gerageza wowe wumvishe kino kiganiro ubugoryi tubukure mu bantu batekereza man we ubundi wowe bagutoraguye gasuko wowe bagutoraguye wavumbutse he hako man kuki abanyarwanda mudatekereza natwe turazana ibintu bizima twakazamuye imana z'abana ukazana ubugoryi bw'imisundi man ibyo bintu ntabwo bari sawa muhindure content tujye mu bintu bizima muhindure content umva gasuku weho gasuku niho ndi kubwira n'abandi bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo urumva n'abandi bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo iryo jambo uzongera gukoresha ijambo ry'ubugoryi mani leta izagukurikirane uko buri kantu bamukurikiranye bakamushyikaho mani nawe bagushyikaho brother itonde nawe bagushyikaho rero ubwo bugoryi rero gasuka mugiriye inama hindura content wazana content ubundi guhinga si byakubera wamuginga ugakora siporo ukagabanya n'uwo mubyibuho ariko man kuki Imana yibafashije muyirengagiza man kandi wasanga ugitangira warasenga ngo mana ngo mbabarire
ngo nimfata hiti ngo nzagukora ubundi so man ariko kuki man ibirengagiza man kuki man yirengagiza abantu bakatugira umumaro ikazana ibigoryi nkabira nkabagasuku man kuki mva Banyarwanda wowe ukurikiye kino kiganiro umva mubwire gerageza no video mushyika wa mujinga gusa yumve ko ari ukuri tumuha man turabana bo mu bakene man urumva brother twe turakura man kugira ngo dufiteho tuzamura bacu man dufite imiryango yacu irababaye man urumva ntago ari ubwo bugoryi wakazanye man dukeneye natwe kugira sawa reka niturize Banyarwanda rero dushyigikire mu bikorwa byacu bya buri munsi kunyomoza abantu bafite ubugoryi ngubwo bw'abagasuku n'abandi babitekereza muhindure muhindure yes kora subscribe share ndetse na comment hanyuma tujye tubagezaho ibintu byiza cyane bitandukanye kandi abakunda ciao aracyari Mbwira TV show.